Sport is a teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. Yes, banyarwandakazi namwe mudukurikiye kuri iyi channel yacu. Please wowe utarakora subscribe, ndagusabye kora subscribe, usangize ibiganiro abandi bagenzi batayibona, kora like, share, unatere comment kucyo utumva. Yewe niba hari icyo wifuza ko twaganira utaha, uzanyandikire muri comment, nzagusubiza nta kibazo, tuganire. Kuko handball n'umukino w'abanyarwanda, n'umukino urimo kugira hari icyo bita kuzamuka kwayo, improvement, urimo kugenda we improving, yewe haba ku buryo buri social. Ubwo ndavuga nibiza bikagera ku bavandimwe bakinnyi, ejo n'ubu ufite umukinnyi n'ufite umwana akisanga mu uyu mukino, nta kibazo rwose ashaka kuzakuramo wenda akantu. Never know, kwejo yazaba n'umuntu ukomeye cyane ukajya umusanga mu makipe y'Uburayi akinamo, kuko n'abakinamo bose nago bose bavukiye amezi 9. Ariko turagaruka no kuri Zandani ziri hagati y'umutoza Zowabi newe, turebe n'abandi batoza. Ese Zowabi niwe mutoza wenyine wakagombye gutoza u Rwanda? Ese nabahe batoza twemera hano iwacu Rwanda, hano mu Rwanda babikoze yewe ndetse bakinabikora, ariko kano kanya batari guhabwa intebe, batari guhabwa umwanya ngo babe bajya bakifatikanya n'abandi ngo babe bayobora uyu mukino ugira aho tugeze? Kuko ndaje kuri side yanjye ngewe nk'umuntu, kuko nayo ndatekereza hari ibyo twakagombye gukosora, hari ibyo tunenga, hari ibyo dushima, ariko kugira ngo ikintu kigende neza nuko tuza kuza gufatikanya. Ntaba ari wowe, ntaba ari ngewe, ntaba ari we, kuko nituza kuza kuvuga ikintu kimwe turaza kuvuga ngo ubuyobozi bwa handball bufite ibintu byinshi cyane, bufite umukoro, bufite devoir wo kugira ngo bagire ikintu bakora. Kuko handball ni iki? Handball ni y'abanyarwanda, handball ni y'abanyarwanda bose. Ntago ari kuvuga ngo ni handball ni y'umuntu umwe, hoya. Nago ushobora kwitekereza ikintu we ngo gikore bikunde. Sharinga na bagenzi bawe ibitekerezo bijya nibe bya mbere. Ikintu cya mbere haza igitekerezo cy'amafaranga, n'amafaranga yavaho hakaza ikintu bita igitekerezo uvuga ngo tushyire mu bikorwa, dushyire mu bikorwa ibyo twakagombye gukora kugira ngo tubone umusaruro. Ibikorwa remezo rwose, nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame, turagushimira cyane. Ibikorwa remezo warabiduhaye, umukino wacu wa handball wari uri ahantu habi cyane, ariko ubu ngubu ibihugu byose n'ibihugu by'Iburayi byatangiye kuvuga amagambo bivuga ngo tugomba kujya gukinira hariya mu Rwanda, ko twahabonye serivisi nziza, hari ikintu bita isuku nziza, yewe ndetse n'ubuyobozi bwiza. Ubwo bigendanye n'icyo bita umutekano, kuko ahantu hari ubuyobozi bwiza bigendana n'umutekano. Reka dukurikire ikiganiro rero, ariko gato yangiye kubanza mbere yuko tujya muri Zandani hagati y'abatoza, abakinnyi, abayobozi, ndagira ngo tubanze tufata akanya gatoya, umunota umwe cyangwa iminota 3, turebe handball ni iki kintu kigize. Handball kugira ngo ubundi ikinwe bisaba iki? Nuvuga ngo hari umugabo wo muri Espagne ukuriye umukino wa handball, ejo bundi ubwo baheruka gukina yagiye ku rubuga rwe rwa Twitter yandikaho akantu, ariko ngiye mba nagakurikiye. Yongeye kwibutsa ko abanya Espagne ndetse n'abandi batuye isi yose ko handball ni umukino wihuta, ukinwa n'amakipe abiri kandi agizwe n'abakinnyi 7, buri imwe ibigizwe n'abakinnyi 6 bakina ndetse bakagira n'umunyezamu umwe. Amakipe 2, ubwo ruvuga ngo imwe ibigerageza gutsinda amanota, aho atera umupira mu izamu ry'ikipe bahanganye, uhuza bimwe mu biranga. Nuvuga ngo handball ni umukino uhuza
cyangwa se uhuza bimwe mu biranga umukino wa basketball, football ndetse na netball, aho abakinnyi batambutsa umupira bawudiribura cyangwa icyo bita dribbling, icyo bita dribbling cyangwa se kuwudiribura kandi bawuteresha intoki bakoresheje amaboko. Ni ukuvuga ngo bawuteresha intoki ariko bakoresheje iki? Ni ukuvuga ngo bawutera bakoresheje iki? Amaboko. Arongera aravuga ngo intego nyamukuru ya handball, y'umukino wa handball bakinisha intoki, ni ugutsinda amanota menshi kurusha uwo muhanganye mu bihe bibiri by'iminota 30. Ni ukuvuga ngo handball ikinwa mu gihe cy'iminota 60, ariko igice kimwe kiba kigizwe n'iminota 30. Arongera avuga ngo amategeko yo kugendana umupira, ubwo tugiye kongera kwisanisha na mikino twabonye, basketball, netball ndetse na football. Uvuga ngo aho umukinnyi yemerewe gutera intambwe 3 cyangwa se agafata umupira amasegonda 3 atawudunze cyangwa atawuteye. Itegeko rikomeye ni uko umunyezamu wenyine ari we wemerewe kwinjira mu gace k'izamu, icyo bita 6 meter goal area. Ni ukuvuga ngo ni agace, ni ukuvuga ngo umuzamu buriya agira igice cye, agira pariti yiwe, icyo bita surface de gardien. Surface de gardien ariho, ni ukuvuga ngo hano hantu nta muntu wemeye gukandagiramo, sibye umuzamu uba wemeye gukandagiramo. Umukinnyi akandagiramo ryari? Akandagiramo kuko yagiye gutera umupira. Ni ukuvuga ngo hari agace umukinnyi ataba yemeye kurenga ariko ka 6 metre, ariko bitewe na resistance yawe, uburyo wa jumpinze cyangwa se uburyo wasimbutsemo, uba wemeye ko nako gace ushobora kukarenga, ariko ukagakandagiramo wamaze kurekura umupira. Ari naho hantu henshi cyane abakinnyi bakunda kwisanga bakoreye amakosa hamwe habera iki? Penalty. Nubwo se penalty ariho kenshi cyane zikunda kubera, ariko birashoboka ko penalty ishobora no kuba cyane cyane muri ya minota ya nyuma, ari nabyo nzongera kubareberaho nyuma. Muri ya minota ya nyuma hari ikosa ukora, hari ikosa umukinnyi akora, bagatanga icyo bita penalty. Arongera avuga ngo icyitonderwa, handball ni umukino usaba ubuhanga, umuvuduko, imbaraga z'ubwenge ndetse n'imikoranire myiza y'ikipe. Niyo mpamvu uzajya kubona ukisanga ikipe idafite icyo bita imikoranire myiza, idafite kumvikana, niba ikipe yacitsemo ibice bibiri, ubwo umenye ko umusaruro ntawo mushobora kubona. Ntabwo ushobora kubona umusaruro umukinnyi niba icyo bavuga ngo niba yaravuze ngo nicyo bita ubuhanga bw'umukinnyi bugaragara ryari? Ese buboneka ryari? Ni ukuvuga ngo kuba umuhanga mu kibuga, handball ni icyo bita jeu collectif. Ni jeu collectif, ariko biranashoboka ko rimwe na rimwe hashobora kuzamo icyo bita jeu individuel. Iba jeu individuel ryari? Birashoboka ko bashobora guha umupira ukabona nta yindi choice, ugahitamo kuvuga ngo nta yindi shuwa, mbonye umwanya, mbonye true, reka hariya ahantu macishe umupira. Kubazi kubareba handball, ukaba watera igipande cyangwa se ukaba wajumpinga, wenda ryari ukavuga ngo gardien mwari muri gukina, wenda nta muzamu wari urimo, mu gihe umutoza aba yafashe decision ku giti cyiwe, reka mfate gardien nta urimo, reka mfate umupira ngerageze amahirwe mbonye ino chance njugunye muri ya mupira hariya, kuko nta gardien urimo, amahirwe hari igiye gusekera ukajya mu rushundura cyangwa se ukaba wanawuhusha. Iyo niyo bita ushobora kuvuga ngo ni jeu individuel, ariko handball nicyo bita ni jeu collectif, nk'udashyize hamwe
ntabwo mushobora gutsinda. Bifate gutyo ko mudashyize hamwe mudashobora gutsinda, ntabwo bishoboka. Umuvuduko, handball ni umukino usaba icyo bita imbaraga. Niyo mpamvu bababwira ngo cyane cyane nk'abaganga bababwira ngo umukinnyi ukina handball kubera ko bisaba imbaraga nyinshi cyane, ntabwo wemerewe kunywa inzoga rwose. Ikintu bita inzoga zishyire ku ruhande, zishyire ku ruhande. Ari naho turi buze kuza kugenda tugera ku bakinnyi bamwe na bamwe tureba ngo ese uyu mukinnyi ko akoresha imbaraga zimeze gutya, aho ngaho yaba niyihe alimentation akoresha, niyihe mirire akoresha, abona indyo zubaka umubiri, izirinda indwara. Ibyo bintu iyo umaze kubibona uravuga ngo uyu mukinnyi uko byasa kose afite hari icyo bita, hari imbaraga ari buze kuza kugira, icyo bita noneho imbaraga z'ubwenge. Kumenya ngo se nimba mfashe umupira, iyo bavuze hano mu imbaraga z'ubwenge yarasobanura avuga ngo imbaraga z'ubwenge ni iki. Ntabwo handball ikinwa cyangwa se itozwa kuko hari ibipapuro byinshi cyane wagiye mu ishuri ukiga ibintu byinshi cyane, ukaba warabirunze ukaba warabifatiye aho ngo mu ishuri bikarangira. Ahubwo nyuma y'uko uvuye ku ishuri ni iki wasigaranye mu mutwe, ari nacyo kintu. Burya icyo wasigaranye mu mutwe ni wo musaruro ugomba gutanga. Ni ukuvuga ngo hano twongere ngarukeho inyuma gatoya, ikintu bita ubwenge ni iki. Kumenya ngo se ko mfashe umupira, ndabizi ko umugaridiye niba mfashe umupira nkaza wenda ndi muri angere ferime, ariko mbonye umugaridiye wenda premiere poto yayifunze, ariko se ni iki ngiye gukora kugira ngo uyu mupira mutere deuxième mu poto? Cyangwa se nina gutera deuxième mu poto nihe geste umugaridiye yakoze nkabona ko yanjishije agafunga premiere poto, ariko umupira agiye kujya kuwukuramo muri deuxième poto, ukaba uwo mupira hari uze kuza gusaba icyo bita resistance, ukagarura wa mupira kuri premiere poto. Ibyo ngibyo byose nibwo bwa bwenge twagirana. None icyo bita imikoranire myiza y'ikipe. Ubundi ikipe kugira ngo abakinnyi bajye kwihuriza hamwe bitwe ikipe. Ikipe nituza twavuga muri handball ikipe igizwe n'abakinnyi nk'uko twamaze kubibona, abakinnyi 6 na goalkeeper cyangwa se gardien cyangwa umuzamu wa 7. Icyo bita imikoranire myiza y'ikipe ni uko ikipe igomba kuba ikipe. Niba bari muri camp bagomba kuba bavuga ururimi rumwe, niba bagiye kurya bagomba kurya ibiryo bimwe, bagomba kurya indyo imwe, bagomba kuvuga ururimi rumwe, bagomba gukora umwitozo umwe. Kereka habayeho icyo bita extra individuel mu buryo bw'umwitozo, ukavuga ati okay, umutoza yatwigishije ibi bintu, ariko se ngiye mu gihe dushoje umwitozo ntabwo nakibeta ahantu nkakora twa budomino twanjye, wenda yadufashije kwa buryo bwo kubaka wenda ikwisi, bwa buryo wenda bwo kubaka wenda ni imfundiko cyangwa se ni biceps triceps. Icyo gihe biraza kuza bavuga ngo ese nihe hantu ntiyubatse nkeneye kwiyubaka. Icyo kintu urumva rero nicyo cya kintu bita kuvuga ngo gukorana neza bisaba iki. Niba ubuyobozi butameze neza, niba mu buyobozi harimo icyo bita umwiryane, ntabwo mushobora gutsinda, ntabwo ikipe ishobora kuba yakitwa ikipe. Uwo ngubwo yamaze kuba icyo bita yamaze gucikamo ibice. Niyo mpamvu n'umusaruro mugomba kubona rero mugomba kwihangana kuko ntabwo biba bigize gute, ntabwo biba byumvikana. Ni ikintu cya mbere rero cya mbere ngiye kubabwira ni iki ngiki, nicyo kintu cya mbere tugomba kwitaho bavandimwe. Ikintu nshaka ko tuganiraho nyamukuru rero mw'uyu munsi ni iki ngiki. Tugiye kurebana ku kintu bita abatoza ba ekipe yacu y'igihugu ya nationale. Nk'uko twabibonye ni iki kintu tugiye gukora.
ni iki kintu tugiye gukora mwokabyarana nk'uko twamaze kubibona kuko ntabwo turi buze kuza kurya indimi nk'uko twamaze kubibona hano imbere mu gihugu twarabibonye ko bazanye umutoza bita Zohabi umunyatuniziya ariko akaba ari umutoza ufite experience watoje hehe i Burayi. Buriya rero hari ikintu abantu benshi ari nacyo kintu amakipe menshi cyane asigaye akunda kuzira kenshi cyane, avuga ngo ikipe iragenda ikavuga ngo okay iwacu abatoza bari lokale nta musaruro bashobora kuduha. Ntimugirire umuntu icyo cyizere, ntimushobore kuvuga ngo mumuhe izo ndabo ziwe nk'uko yaterima abantu bakunda gukoresha. Ntimumuhe izo ndabo ziwe, muvuge ngo umutoza ubundi twamufasha iki, twamuha iki kugira ngo aduhe umusaruro. Abakinnyi bose ubu ngubu dufite hano mu Rwanda, duhere ku bakinnyi bakina muri equipe nationale ubu ngubu, turahera ku muntu witwa nidushake duhere kuri Kayijamahe Yves, duhere ku muntu ukinnyi witwa Emi Kubwimana Emi, duhere ku mukinnyi witwa Mbesutunguwe Samuel, tugere ku mukinnyi witwa Akayezu Andre, tugere ku muzamu bita Kwisanga Peter, tugere ku muzamu bita Arsene, tugere ku mukinnyi bita tugere ku mukinnyi witwa Elize Muhumure Elize, tugere ku mukinnyi witwa Yannick, tugere ku mukinnyi witwa Machine. Abo bose ba Paul, tugere kuri kapiteni wahoze ari kapiteni Paul Muhawenayo Jean Paul. Abo bose rero reka nze mbabwire abo bakinnyi. Aba bakinnyi bose murabizi ko batozwaga n'umutoza witwa Mudaharishema Sylvestre, bazi ku izina rya Medali. Abantu bose abakinnyi 99% dufite hano mu gihugu nawe ari abakina muri junior, ari abakina muri senior, bose ni former of Medali. Abo bakinnyi bose ni pipinyeri, kamvuge ngo ni pipinyeri y'umutoza bitwa Medali. Nuvuga ngo ikintu cyambe ngiye kubaganiza ku muntu witwa Medali, coach Medali afite ikintu bita ibanga rimwe ryonyine, afite ibanga rimwe ryonyine atandukanye n'abatoza bose ba hano mu Rwanda. Abatoza bose dufite hano mu Rwanda, simvuze ngo abatoza dufite hano mu Rwanda bose ntago bazi gutoza cyangwa se n'abatoza babi, ariko umutoza witwa Mudaharishema Sylvestre nk'uru Rwanda mu kintu bita handball, kuva ngewe handball natangira kwireba kugera natangira nagera no kwireba n'ubu ngubu, Mudaharishema Sylvestre yagize ikintu bita uruhare rukomeye cyane mu kuzamura abakinnyi. Yewe nta n'umutoza wundi n'umwe dufite utoza kugeza kano kanya wigeze uzamura tara zimeze nk'iza Medali. Simbizi no mu gihe dusigaje nta n'uzazizamura, ariko Mudaharishema Sylvestre tuzamure tumuhe indabo ziwe, Aba bakinnyi bose tubona muri equipe nationale, nuvuga ngo abakinnyi bose dufite babanza mu kibuga muri equipe nationale. Nashaka ababanza uko tuvuge muri junior, ababanza muri senior. Muri senior habanzamo umukinnyi witwa Kayijamahe Yves, ni umukinnyi ni former of Medali. Tukazamo umukinnyi witwa Kubwimana Emmanuel, ni umukinnyi wa Medali. Tuzanemo umukinnyi witwa Kayezu Andre, ni umukinnyi wa Medali. General Rwamanywa, umukinnyi wa Medali. Tuze kuri Bamuhire Yves, umukinnyi wa Medali. Muhawenayo Jean Paul, umukinnyi wa Medali. Alexis Nshimiyimana, umukinnyi wa Medali. Tuze kuri Arsene nawe yatojwe na Medali, kuko ubwo mbyibuka neza bari Igicumbi, umutoza wabo niwe warinde umutoza wa Arsene, we na Peter yari umutoza witwa Onjima nawe turi bize kuza kumuganiraho turebe se Onjima byifashe bite. Medali rero hari ikintu tudashaka kumuhereza aba bakinnyi. Medali niwe muntu wari uzi ukuntu abakinisha bakamuha n'umusaruro, abantu batagiraga gute, batamutekerezagaho. Kuko Medali ni umwe mu bantu
ubwo mwibuka ekipe ya Gicumbi ya handball yamaraga gusenyuka, yaje kuza gusenyuka ubwo yari igizwe na ba Miss na ba Ngarambe ba Miss ba Ngarambe, ba Modeste n'abandi benshi cyane. Yaje kuza kugira gute medali ya Gicumbi, ndibuka ko yavuze ati Igicumbi cya handball nahangaha kiri ntabwo ikipe yasenyuka. Abo bitwa Bakaneza baravuga bati ntabwo ikipe yasenyuka tuyireba, reka ikipe tuyifashe igume hano ku Gicumbi ejo itazasenyuka. Bagenda bakora ikipe mu gihe mvenda mvuga ko nta n'ubushobozi burenze bari bafite, ariko icyo gihe baraje batwara ibikombe byikurikiranya, bazaga bagatsinda ikipe ya Polisi bakayikubita hamwe. Noneho kandi ari uvuga ngo ikipe ya Polisi imeze gute, ni ikipe ifite ubushobozi ihemba neza. Mu gihe abakinnyi ba Gicumbi byavuga ko bashoboraga no kumara n'amezi n'atatu badahembwe. Ibyo ngibyo ni amakuru njye nabaga mfite, wenda umuntu afitiye gihamya, ariko ukagaruka no muri APR barazaga APR bakayitsinda ibitego idashobora no kugira gute, idashobora no kugira. Ariko haje gushira iminsi mikeya Gicumbi aribwo bayisenyaga, abakinnyi hafi ya bose bahita bigira muri Polisi. Ubwo urumva muri Polisi hahise hajyamo Kayijamahe Emi, Akayezu Andre, hahita hajyamo Peter, hahita hajyamo Umuhire Yves, hahita hajyamo ni benshi cyane. Urumva rero abo bakinnyi bose mvuze, Mudahari Shema hari ikintu tumwima, kandi Mudahari Shema twakagombye kugira gute, twakagombye kumuha hano mu Rwanda, kuko Mudahari Shema ari mwe mu bantu bazi uburyo bashobora gukinisha bariya bana, yewe ndetse n'umwuka n'uburyo abakinnyi bose mba mbona ahangaha. Ntavuga ko Mudahari Shema n'ubungubu niyo wavuga ngo ugiye kumuha ikipe ukayimuhana n'abana badashoboye, ari umwe mu bantu Mudahari Shema ushobora gutanga challenge akaba yanatwara igikombe, yewe niyo nta n'abakinnyi bakomeye yaba afite, ariko akaza akaba yabatwara igikombe. N'aya makipe yose tubona ngo ni za APR na za Polisi, aba bakinnyi bose tubonamo niho baturutse. Rero tureke gufata umutoza medali ngo tugire gute, tureke gufata umutoza medali ngo tumwicaze, ahubwo turebe niba dufite umutozi wacu. Umutoza ashobora kuba adafite ibisabwa, wenda ibipapuro, ariko ubwenge arabufite. Nuvuga ngo ibipapuro byo icyo nemera cyo, medali nta bipapuro afite, ariko nituza kugera mu buryo bugendanye n'uburyo bw'imikinishirize, imitekerereze mu kibuga, guforuma abakinnyi, kuba ari umutoza mwiza ushobora kuvuga ngo ngiye gupanga, mfite ino systeme doje. Mudahari Shema rwose ndizera ko mu Rwanda, simvuze ko nta batoza bahari hatagira untera amabuye, ariko medali ndabyemeza ko hano mu Rwanda niwe mutoza wa mbere. Ngiye niko mbyemera, kandi n'abandi muri commentaire mujye mugenda mutubwira ngo ese uyu mutoza bimeze biti, tujye tunatanga n'amanota, tuvuge ngo Mudahari Shema akwiye indabo ze cyangwa nazo. Ariko kugeza ubu ngubu Mudahari Shema Sylvestre meruka ari muri Gicumbi, nubwo se Gicumbi nayo iri kugenda idandabirana nta bakinnyi gifite, ariko medali ntabwo ajya yiburiza, kuko nubwo nta bakinnyi afite araza akavuga ngo agiye gukina na APR, ugasanga APR yahangayitse, yavuga ngo agiye gukina na Polisi ikavuga ngo iratakaza amanota. Medali mu bintu federasiyo ya handball, Ferwahand, nyakubahwa Arufa, nyakubahwa Alfred, n'aba bagabo bandi muyoboranye uyu mukino wa handball, umutoza witwa Mudahari Shema Sylvestre, mumufate nk'umuntu ushobora kugira ikintu aduhindurira, yaba muri ekipe senior cyangwa muri ekipe ya junior. Ni umwe mu bantu bafite ikintu baduhindurira kure cyane, kure. Ibyo ngibyo muzabirebane ubushishozi, kuko nimwe mufite mu biganza. Ariko ndakeka kuba umuntu azi ibintu ariko akaba nta bipapuro afite, mwakagombye kuba abambere, ahubwo muvuga ngo ko dufite umutoza w'umuhanga ariko akaba nta bipapuro afite bimwemerera wenda kuba yatoza, ni iki twakora kugira ngo tumufashe ibyo bipapuro abibone? Wenda ashobora kuba nta n'ubushobozi afite, ariko cyangwa se n'ubwo bushobozi akaba bufite, ariko
atamenya aho abicisha, atamenya inzira abicishamo, ahubwo mwebwe ni muba ba mbere mumufasha kugira ngo ko dufite umutoza w'umuhanga tumufashe kugera kuki. Ngaruke rero ku mutoza wa equipe nationale ya handball ubu ngubu dufite uwo bita Zowabi. Ni umutoza w'umuhanga ubona ko hari icyo yahinduye, hari ibyo yahinduye byinshi cyane mu mikinire ya equipe yacu y'igihugu, ubwo hari ibyo yahinduye byinshi cyane pe, yaba uburyo icyo bita systeme de jeu, uburyo usigaye ubona abakinnyi baba bahagaze. Ubundi hari icyo bita muri handball, hari icyo bita systeme, hakaba n'ikindi bita hari icyo bita systeme, hakaba n'ikintu bita combinaison. Ibyo bintu byombi, ubundi icyo bita systeme ni iki mu kibuga? Systeme de jeu ni uburyo umukinnyi agomba kuba ahagaze mu kibuga, cyane uburyo umukinnyi akagomba kuba ahagaze mu kibuga ku mwanya wiwe mu buryo bwa defense. Noneho icyo bita combinaison mu buryo bwa icyo bita combinaison ni iki? Ni kwa kundi bafata bakavanga umupira tugiye kuwuhanahana hano, umupira urava mwiriya angle ujye mwiriya, igitego kize kubera hano, umupira urava hariya ujye hariya, igitego kize kubera hariya. Nicyo bita combinaison, nuvuga ngo rero uyu mutoza yahinduye ibintu byinshi cyane, ariko ari naho hantu haje kuza kugera bikamucanga, akabura icyo bita amahitamo. Ari naho hantu mwabonye habaye ku kiganiro natanze bwashize, aho hantu habaye zaga Zowabi akavuga ngo njyewe abagaridiye mfite mwahangaha ntago bigira, ntago bimacingana. Nuvuga ngo we yabonaga agereranyije n'abakinnyi ko yaje ababona, ariko twibukiranye mbere na mbere ko yavuze akimara kugera hano mu Rwanda, yabonye abakinnyi akimara kubabona, yavuze ngo bano bakinnyi ntago bari kuri calibre yo kuba bahangana muri iki gikombe cya Afurika, kuko harimo amakipe akomeye. Ari naho yahereye ku kiganiro natanze ejo, muze gusubira inyuma murebe mu kiganiro natanze ejo hashize, yari yavuze ngo hari abakinnyi hano mu Rwanda bari kuhakina, ariko mbona ari abakinnyi beza bari kuri calibre yo kuba bakina. Nubwo ahita amenya amakuru ko atari abanyarwanda, arabasaba ngo ese ntago mwabasabira nationalité bakaba bakinira u Rwanda? Ibyo ntago nzi uko byaje kuza kurangira, wenda wasanga kubera ko bose twabonye baje gukinira amakipe yabo, wenda ubwo bari bamaze kugira gute amakipe, wenda ibihugu byabo byari byaramaze kubakonfirima bibabwira ngo mugomba kugira gute, mugomba kuza gukinira guhagararira ibihugu byanyu. Zowabi nta kibazo mubonaho na kimwe, ariko noneho ku bintu bigendanye n'abagaridiye, aricyo kiganiro turi buze kuza gukora mu kanya. Zowabi ubwo tumuvuyeho, tugiye ku mutoza bita umutoza w'abagaridiye cyangwa se goalkeeper coach, uwo bita Coach Onjima. Coach Onjima abantu baramuzi cyane, ngewe uko nzi ni umugande, nzi ko ari umugande, ariko kenshi cyane amaze muri projet nyinshi cyane za hano mu Rwanda guhera mu 2010 na kangahe, ubwo twigaga ikigoma muri Eseki. Coach Onjima ndabizi yajyaga azana na Aroni bakaza kugira gute, bakaza kuko twigaga igitarama ku Academy, akaza kuza kudukoca. Aba bazamu bose mubona hano bose mu Rwanda, guhera ku mugaridiye witwa Keeper Samu ubita Samuel, wakinnye muri polisi igihe kinini cyane muramuzi, akina muri equipe nationale, akina muri equipe ya APR. Samuel muramuzi, bana n'Imana Samuel, uriya n'umugaridiye wa Onjima. Tukaza ku mugaridiye bita ubwo ngubwo tuvuye duse nk'abava ikigoma gatoya, tugende ku kigomba. Ubwo ngubwo turasanga ba Credo
nitumara gusanga abo ba Credo dusange y'abagaridiye bitwa ba Bobo garidiye wa gatatu wa polisi, dusanga abo bita ba Manka ubwo nawe n'umwana mutoya w'umugaridiye wa nawe waje muri polisi ubwo ngubwo. Aba bose ni abagaridiye ba Coach Onjima. Tuze dushyireho garidiye Arsene ni umwana wa Coach Onjima, niwe abo bagaridiye bose niwe wabitoreje. Tuze tujye kuri Peter Kwisanga, bariya bose ni abagaridiye ba Coach Onjima. Ni iki cyaje kuba nyuma ejo bundi muri equipe nationale ntibaze kuza gusanga bakaza gusanga basize batahamagaye umutoza w'abagaridiye? Ari nacyo kintu cyane cyaje kuza kudukostinga, nuvuga ngo cyaradukostinze cyane, ari naho cyo cyatumye umutoza avuga ngo aba bakinnyi bano bagaridiye mfite aha ngaha ntago kano kanya ntago mbakeneye, ni mu mpindurire mu mabandi bagaridiye, ni muzana abandi bagaridiye batari mwaha ngaha. Niki kintu cyakiri kumubaho, nta mutoza w'abagaridiye wari uhari, nta mutoza w'abagaridiye wari uhari. Nicyo kintu cyagize gute cyatumaga agira pressure, aravuga ati abagaridiye bari kwitwara gute. Kuva n'uvuga ngo Zowabi ni umutoza we n'umutoza w'abakinnyi mu kibuga, ariko mu kibuga tumenya ko ikibuga burya kugira ngo ikipe yitwe ikipe nuko igomba ko ifite abantu bayifasha mu buryo bwose. Umutoza w'abagaridiye kuko nubwo se twabonaga hariyo coach Afande Cyril, nawe tuguhe indabo zawe ku kintu bita, kuko turamumenyereye ko coach Afande Cyril ari umutoza wo kongera abakinnyi imbaraga mu buryo bwa fitness, ariko ntago Coach Cyril ntago ari umutoza wo gutoza abagaridiye. Tujye tuvuga ibintu kimwe tunabyumve uburyo bumwe. Coach Onjima rero sinzi ikintu wenda cyaje kuza kwa nyuma akisanga adahamagaye muri equipe nationale, ari nacyo kintu cyadukostinze, kuko umugaridiye wabonaga ajya mu kibuga agakora ibintu bidashoboka, akagira gute agakosorwa n'abakinnyi kuri bench kuko match zose njye nabaga nzireba, agakosorwa n'abakinnyi kuri bench bakamubwira ngo bigenze gutya. Umukinnyi rero kubera ko uri umukinnyi wenda unafite pressure, kubera ko wenda ushaka izo tsinzi, ariko ntuze kuza kwihangana ibyo umugaridiye ari gukora, mu gihe ibyo bintu byose byakagombye kugira gute, byakagombye kuvuga ngo ese umutoza w'abagaridiye ari hehe? Coach Onjima rwose abayobozi ba Ferwahan mwakoze amakosa, ibyo ni ibintu mwakagombye kurebaho. Ni umutoza kuba wenda umusaruro utarabonetse, kuba abagaridiye bataritwaye neza, si uko hari ikindi, ahubwo nta mutoza wabo wari uhari, bari basa nkaho bari kwitoza. Nuvuga ngo tuvuge ko bitojeje muri makeya, nuvuga ngo biriya ni ibintu rero bize bigakostinga, kuko niyo mpamvu ukaza gusanga Dadua na Dadua nawe nari namwibagiwe. Dadua nawe ubita Dadua Cyakubwimana cyangwa Uwimana Jackson, we yakinnye muri polisi umwaka washize ntiwakinaga ariko n'umugaridiye wa APR. Nuvuga ngo nawe ni umukinnyi wa Coach Onjima, ni umukinnyi wa Onjima, niwe wamutoje guhera twiga ikigoma, niho hantu bose bazamukiye. Yewe n'ubu muri nationale nibo muntu Coach Onjima niwe muntu ubaba hafi buri gihe, akabwira ngo ibintu gutya na gutya, kuko kenshi cyane hano mu Rwanda hano mu Rwanda tubyemere kimwe cyangwa tubyemere cyangwa tubihakane, nta wundi mutoza dufite uri kuri calibre ya Coach Onjima mu gutoza abagaridiye. Ibyo byo ni urucabana mugani w'ababandi, ni urucabana. Coach Onjima niwe mutoza wenyine hano mu Rwanda dufite uri kuri calibre yo kuba yatoza umugaridiye cyangwa se watoza abagaridiye, yaba umutoza w'abagaridiye akagira icyo bita umusaruro ashobora gutanga. Coach Onjima rero ntabwo nzi cyaje kuza kuba kugira ngo bashiduke bamukuyemo hariya, wenda ubuyobozi bufite uko byagize, wenda bakavuga ngo uyu muntu wenda ashobora kuzahembwa amafaranga menshi cyane, reka tuyapunguze tubigenze gutya, ariko ni ikosa ryabaye. Bayobozi niba mushaka ko handball ikomeza gutera imbere, abantu bagakomeza kuyikunda bakayikundisha n'abana babo,
mushyireho ikintu bita umucyo mu gutwara ibintu byose. Mubivuge ngo iki kintu ABCD, iki kintu nicyo. None se niba abagaridiye batozwa niba abagaridiye bafite umutoza wabo batoza, bamaze no kumenyerana, yewe bamaze igihe anabatoza, bakajya bagashiduka ku minota wanyu bakabona nta mutoza bafite, ahubwo bikaza kurangira amakuru ahari nuko umutoza wongerera abakinnyi imbaraga, umutoza wongera abakinnyi imbaraga niwe watozaga abo bakinnyi, ni abagaridiye ariko urumva ni abakinnyi nyine. Kuko ikipe igizwe n'abakinnyi 7, urumva umugaridi umwe muri abo ngabo nyine nuvuga ngo bagomba kujya ajyamo bagasimburanya uko bitewe n'umutoza, akavuga ngo gutya na gutya. Kuko umutoza w'abagaridiye we abazi, akavuga ngo uyu mugaridiye tugeze mu mikino, nuvuga ngo imikino imeze gutya, tugeze mu gihe kingana, tugeze mu gice kimeze gutya. Ese ni uwuhe mugaridiye nzi, ni uwuhe mugaridiye bitewe n'ubushobozi bwabo uri budufashe mu iminota. Nuvuga ngo kubera ko nta mutoza w'abagaridiye wari uhari, abatoza bahari bari bashinzwe izindi discipline, ntago bashaka kumenya ngo ibyo bintu bari bo bikavaringe gutyo. Ari naho bajya ukabona umutoza aravuze we iminota 2, umunota umwe, umugaridiye bikageraho yisaranga akavuga ngo aba batoza ngiye ntacyo bamariye, nimubirukane munzanire abandi bagaridiye bashyashya. Mu by'ukuri si uko abagaridiye bose bari bahari, atari uko bari abahanga, ahubwo cyari uko kubura ari manke ya coach, y'umwatreneri wabo. Tugaruke rero kuri coach Anacre. Coach Anacre ni umutekinisiye, turamwemera cyane byo ubutekinisiye bwe aba yabakoze pe. Niyo mpamvu nyine ekipe igomba kuba ifite ahantu hose, iba ifite impande zose. Niba ari umutekinisiye ariko akaba acishamo akavuga ngo akagenda akabwira Zawabiti, hano urabona uyu mukinnyi bitewe n'uko nsanzwe dukina nawe cyangwa se ndi umutoza we cyangwa se duhura nawe akomeye mw'ubu buryo, reka abakinnyi tubakinishe gutya na gutya. Rimwe na rimwe umutoza arakumva, ariko kubera ko umutoza ari we yo manota ari buze kuza kubazwa, akaba yanakwima amatwi akavuga ngo gutya na gutya. Niho hantu rero ibyo bintu byose byapfiriye kubura iki gikombe. Ntabwo yego twagombaga kugitwara, ariko hari uburyo twagombaga kwitwara bitandukanye n'uko twitwaye muri iki gikombe. Twitwaye kandi burya amahirwe aza rimwe mu buzima, ntabwo aza rimwe mu buzima. Avanga aya mahirwe twabuze yo kwitwara neza, nta kindi gihe tuzongera kuyabona, kuko twari dufite amahirwe ko ngenda bihamye 100%, twari turi iwacu, twari turi ku kibuga cyacu, twari dufite amahirwe ko tugomba gutsinda ikipe ya Kongo, twari dufite amahirwe ko tugomba gutsinda ekipe. Iyi match ya nyuma Congo Brazzaville yadutsinzemo, twagombaga kuyitsinda. Iyi kipe ya Gabo twagomba kuyitsinda. Izi match za Krasomo twagombaga kuyitsinda rwose, nta kindi kintu kivuze ngo gute. Ariko kubera ko nta bundi bushobozi twari dufite, twahisemo kwitsindira Zambia nyine nta kundi, kuko niyo yari ifite ubushobozi buri hasi cyane. Ikiganiro rero cy'uyu munsi ntabwo gisigarije, ariko noneho mu kanya murarikiye ikiganiro kuza kureba ngo ese ni iyihe mpamvu umugaridiye witwa cyangwa se umugaridiye Arsene ari nawe kenshi cyane abantu bari bahanze amaso muri iki gikombe cya Afurika, kwitwara neza noneho agakuraho agahigo yakoze mu gikombe cy'iseje bundi aho ikipe ya Junior yajyagayo. Ni iki cyatumye yirukanwa mu mwitozo? Ese ni ibiki byihishe inyuma yo kwirukanwa mu mwitozo? Mu kanya gatoya rero turaje dukurikirana ikiganiro ubutaha. Ciao ciao.